friends, reka nongere mbasuhuze abakunzi ba Sam Empire nguko bisanzwe amazina ni yayandi Mbonye Umugenzi Samuel bagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, amafilime, amakomedi, amakuru meza bagereyeho ku gihe. Ubu ngubu rero tugerageza kwitegereza imyandikire y'abahanzi kugira ngo mubashe kuba mwakumva neza inyigisho ziri mu ndirimbo zabo, dore akenshi na kenshi mwumva indirimbo muri mu kazi ku buryo umuntu ashobora kukubaza ngo iriya ndirimbo isobanuye iki, ngo njyewe numvaga injyana gusa. Nicyo kintu rero kinzanye umva imyandikire ahangaha. Reka nguhereze igitekerezo wa musore we, uyu mukobwa wazanye yahoraga ahandi ahunze iwabo, ise na nyina na miyaga bigiraga bamushiriramo. Yahoraga ahandi ahunze iwabo, ise na nyina ntabwo barishasha. Umusore wari uri kugisha inama ati simbwira we, uriya mugore nazanye ku mwari muturanye ubundi byari bimeze bite? Nibwo kumubwira ati yahoraga ahandi ahunze iwabo, ise na nyina ntabwo barishasha. Nuko nguko byagenze nyine, reka twikomereze. Umusore akomeza amusobanurira ati uriya mukobwa wazanye akana ko mu mugongo k'iwabo, kakandi kari umunake, kakandi kamukurikiraga, ati kahoraga karira kuzuye intimba gusa, mbese umutima we wari wuzuye intimba. Uyu mukobwa wazanye rero yatakiye famiye yose imutera utwatsi. Umwana w'umukobwa nta kindi yabonye inyatsi gusa mu buzima bwe afite. Wa musore we, urazi ngo uriya mukobwa uzi uburyo yahoraga asenga cyane, asaba Imana kugira ngo izamuhereze umugabo mwumva cyane. Nyine ukwiriye kumwumva kuko yarababaye. Kobwa tuno tuntu twose uri kubona ari gukora ntaruka kwanza, ndetse se ukatakumvira isi yaramucanze yaramurenze, nta kintu ukwiriye gukora uretse kumubabarira ukamwumva. Wa musore we, ronda kwinginze mufashe uyu mwana, mbabarira umwumve umufashe. Mana we rwose nawe gira icyo ubigenza, gira uko ubigenza umufashe, nta kindi nasaba uretse kumufasha. Uwo musore akomeza kumubwira ati rwose niko bimera, icyo nagusaba ni ukwihangana, nyine mufashe rwose pe, ndakwinginze mufashe. Oya wikomeza kurakara, mufashe, umva pe, ni ukuri ndakwinginze mufashe ni ukuri. Basi n'ubu utamufasha bikorera njyewe, sindi inshuti yawe, suzi yuko uri inshuti yanjye, nyine bikorere njyewe. Ndetse urazi ndi kuvugira uriya mukobwa gusa wowe singumva. Ati humura mwana nawe ndakumva, gusa ikintu kirenze wahiriwe n'uwo washatse pe, nawe ndakumva. Humura mwana wahiriwe n'uwo mubana koko. Umusore we, reka ngubwire, uriya mukobwa yarongoye yakuze asanga iwabo ari intambara za se na nyina. Uriya mukobwa yahoranye agashiha n'akajinya, ariko se bro ubona ari gute yakira igikomere? Uriya mukobwa ntabwo yigeze yishima, najya kwima ujye umubabarira ndagusabye. Ushobora kwibaza ngo najya mwimika, nyine nawe urabyumva. Muzi ubwenge ndabizi, najya mwima icyubahiro cy'Uwiteka, ajya mubabarira pe, aramwinginze najya amuhatiriza cyane ngo amukwabagure, kuko ababyeyi ntabwo bigeze bagira ute, ntabwo bigeze bamworohera. Reka twikomereze. Isi yaramucanze yaramurenze, uyu mukobwa wazanye yenda kwiruka, mbabarira umwumve pe. Umusore we, ndakwinginze mufashe, ni ukuri ndapfukamye mufashe, ndakwinginze pe mufashe, bwira icyo ushaka yuko ngura, ariko basi mufashe. Burya niko bimera mu buzima. N'uwundi musore wasabiraga umukobwa imbabazi ati mufashe rwose pe, ndakwinginze mufashe. Basi niba udashaka kumufasha bikorere njyewe, twabanye twasangiye akabisi n'agahiye, basi bikorere njyewe. Ndakeka mwabyumvishe neza. Uyu ni umusore wasabiraga umukobwa imbabazi. Uyu musore Mr. Kagame yari azi ubuzima bwose umukobwa yanyuzemo, azi intonganya yagiye agirana n'ababyeyi, azi uburyo ababyeyi be batigeze bamubera shyashya, byose yari abizi cyane. Noneho umukobwa aza gushaka, ariko akimara gushaka bitewe n'ibikomere yagiye agirana, azajya ahereza keya umusore nguko bikwiriye. Noneho uriya musore nibwo yahamagaye umuntu uzi uriya mukobwa neza, atari ko vayo mbwire, uri inshuti yanjye, vayo mbwire noneho bino bintu umukobwa ari kwikora ubundi ni ibiki, ese mwirukane? Nibwo Mr. Kagame yagiye avuga ati mufashe pe, mubabarire pe, mubabarire, mugendere gake, ntajya nakwima ku cyubahiro cy'Uwiteka. Nyine nujya ugira ati nujya ubabara cyane, yarababaye cyane, nyine mufashe umubabarire, mufashe rwose bikorere njyewe. Niba utamubabarira basi bikorere njye, si turi inshuti, si twasangiye akabisi n'agahiye, nyine bikorere njyewe. Mr. Kagame nyine agenda asabira umukobwa imbabazi. Nuko nguko byari bimeze, niko uyu musore yanditse yino ndirimbo, ndakeka mwabyumvishe.
ni ukuvuga ngo usanzwe mwumva indirimbo iguruka, mwajya kumva mukumva irarangiye, rimwe na rimwe mukumva ngo ni mbi ariko mutigeze mukurikira amagambo arimo. Amagambo arimo rero ni ayo ngayo, murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Ibyacu nakagaruka nyine tugenda tubereka abahanzi b'abahanga bazi kwandika indirimbo. Murakoze cyane, bye bye, ciao ciao, hasta la vista. Ngende babwiye ngo mukore sub, ngaho mwibuke gukora subscribe, like and share, bye.